Wikita kuvyamvuga, look in my eyes and tell me what you see, my darling. Yummy, yummy when I kiss you slowly. Taki, taki when I need you, no matter what I do. All I think about is you, baby. If life is a moving, okay, jukuri. You are my favorite part. Oh, my beautiful, 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 beautiful. Cindy wanna let it tell you what side to side. I wanna choose you, beauty on time. And every season, pretty, pretty, pretty girl for me. Tricky, trick, I don't know how you do me. You got me falling for you. Mom, baby, yeah. To express our gratitude and extend our thanksgiving to you, lovely parents and teachers who have done your best towards these special events of ours. Kugira ngo tugaragaze ibyishimo byacu kandi tunashimire ababyeyi bacu n'abarimu bacu dukunda kuko mwakoze uko mushoboye kugira ngo uyu munsi udasanzwe tugereho. Quantity 1 ni 20 kg, ubwo ni 20 times iyi 20 cost yayo ni 450, ubwo ni gukuba 450 teranya ko quantity tutayifite katuyihereze x. Mu by'ukuri nanone turagaruka ku babyeyi. Umuntu aramutse yaranguye televiziyo ku 150 akayigurisha ku 210 yaba yungutse cyangwa yaba yahombye? Aha, yaba yungutse rero. Cyakora buriya n'amafaranga yaba yungutse tuyababajije mwayatubwira kubera ko biroroshye kuyashaka, ariko sinzi niba ijanisha waba wungutseho byakoroha kurireba. Nibyo abangaba birirwaga biga barajya babafasha. Merci mami. Gira ngo niwe muyobozi wa top class. Stella umukobwa wavuye mu munyamibare mwiza. Well, it's fine. Okay. Umusanzu w'iki kigo umusanzu ukomeye kuko baramudufashije nyine baramurera. Baramwigisha indangagaciro. Tubwire indangagaciro ukuye kuri kino kigo ndetse nuko uzaziserukana ku kindi kigo uzajya gukomerezaho amasomo yawe. Ikigo gifite ubuhanga kuko niyo twabaga turi kumukoresha nk'umukoro cyangwa iyindi myitozo babahaye twagendaga tubona ko hari ikiyongera ku bumenyi ahabwa. Iyo ugiye gufata icyemezo cyo gutanga impano no kuba waranyuzwe ubanza ikigo cyarakoze akazi kigomba gukora. Yego rwose ikigo twaragishimiye cyane. Gifite kwigisha kunyuranya n'abandi cyane. Ikintu twagishimiye cyane n'ukuntu babanza abana bakabigisha igifaransa. Yego ni metode nziza cyane yafasha umwana kuziyadabuta mu ishuri rindi yajyamo kuko kenshi umwana abanje igifaransa icyongereza ntago kimukomerera. Ntago ngira ngo ikizamini cya leta cyabagoye, niyo mpamvu twizeye ko muri segonderi aho bazakomeza kubahiga, ngira ngo kugira ngo hazaboneke abana babahiga bizagorana. Reka nongere mbahe ikaze kandi mbashimire inshuti zacu z'akadasohoka umunsi ku munsi tubanaho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda n'abari mu mahanga. Mwese ni mugubwe neza. Nawe wumva ururimi rw'ikinyarwanda, birashoboka ko waba uri umunyamahanga ariko kabukunda ururimi rw'ikinyarwanda, nawe tuguha ikaze kandi tugushimire cyane. Tunabifuriza umugisha mu byo mukora byose, mumererwe neza. Abanyeshuri mugiye mu biruhuko, reka tubifurize ibiruhuko byiza kandi itangira ry'umwaka utaha muzabe mwamaze kumererwa neza cyane. Tubashimire kandi none tubabwire ko mu rugendo rwacu twongeye kunyarukana
tunyarukire mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera. Aha niho twasuye ikigo kimaze kuba ubukombe kandi kimaze kumenyekana. Twagiye tubona video zitandukanye z'abanyeshuri biga muri kino kigo kiri hano mu murenge wa Ndera. Ikigo cyitwa DOCTRINA VITAE, ni ikigo kidasanzwe uyu munsi ku isoza ry'umwaka muri graduation y'abana bagiye muri secondaire ndetse n'udupeti duto tuvuye muri maternelle tukaba tugiye mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Twamenye ko uyu munsi bazaba bafite ibirori, turavuga tutireka noneho natwe tunyarukireyo. Icyo kigo gihora kivugwa na benshi, gitangarirwa na benshi, natwe tukimenye, tunamenye n'impano zirimo hano, twumve uburezi n'uburere butangirwa muri kino kigo. Tukinjira hano rero mubanze murebe muvoma z'abana twasanze muri kino kigo. Yego, nyuma y'izo muvoma abana binjiye muri sare y'ikigo kugira ngo bahabwe indangamanota zabo. Byari ibyishimo, hari urugwiro, harimo za kakawete, harimo utuntu twinshi tugiye dutandukanye, bakase keke. Ibyo byose nabyo ni mubanze mucishe mu ijisho, turagaruka mu kanya.
Réponse? Ok, merci beaucoup. Chami. Bravo. Bravo. Ok, merci. Et là, banyakubahwa abayobozi n'abarimu, My fellow peoples, good morning. namwe abanyeshuri mwaramutse. I'm Queen Elizabeth, Ndi Queen Elizabeth, the primary 6th class representative and former school prefect of Doctrina Nursery and Primary School. uhagarariye ishuri ryo mu wa gatandatu, nkaba nari nahagarariye abanyeshuri mu kigo cya Doctrina. I'm holding this speech on behalf of all graduates of today. Mfashe uyu mwanya w'ijambo mu cyimbo cy'abandi bose bagraduatinze uyu munsi To express our gratitudes and extend our thanksgiving to you, lovely parents and teachers who have done your best towards these special events of ours. kugira ngo tugaragaze ibyishimo byacu kandi tunashimire ababyeyi bacu n'abarimu bacu dukunda kuko mwakoze uko mushoboye kugira ngo uyu munsi udasanzwe tuwugereho. We are so far delighted to express our competencies, which will drive our success within our daily lives as well in the coming secondary classes ahead. Ubu rero tunejejwe no kugaragaza ubushobozi bwacu buzatugeza ku ntsinzi mu buzima busanzwe ndetse no mu mashuri yisumbuye twenda kujyamo. As you are going to witness it within our next presentations. Nk'uko mugiye kubyibonera muri presentation zacu zikurikira. Thank you. Murakoze. Keep enjoying the forest. Mukomeze. A mixture of yellow maize flour and white maize flour costs 400 Rwandan francs. It is the mixture. The cost of the mixture is 400 francs. It's fine. You first indicate cost of the mixture above. Cost of the mixture. Okay? It's 400 Rwandan francs per kilogram. You also indicate that. Okay, 20 kilograms of yellow maize flour costs 450 per each kilo. 20 kilograms of yellow maize flour costs 450 per kilogram. 450 francs of Rwanda per kilogram. Now, then white maize flour costs 350 per kilo. Find the kilograms for the white maize flour. So after having indicated this, 350 per kilo. So after having indicated that, you might hold on until I explain this question to the audience. Iri hurizo rero ritubwiye ko umucuruzi nk'aba ngaba igihe bazaba babaye abacuruzi avanga, umucuruzi afite imvange y'ifu ya pate jaune niko twayita yellow maize flour and white maize flour, ifu y'umweru ariyo twita kawunga. Hanyuma iyo mvange ikiro arateganya kukigurisha kuri 400 buri kiro kimwe muri iyo mvange, ariko atarabivanga yari afite ibiro 20 by'ifu y'umuhondo yagurishaga kuri 450. Hanyuma akagira n'ibindi biro tutazi, ni nabyo
bagiye kudushakira n'ibindi biro tutazi by'ifu y'umweru, ariko byo buri kiro yakigurishaga 350, niyo makuru dufite. Hanyuma bariho baratubaza umubare w'ibiro by'ifu y'umweru muri iyo mvange umucuruzi afite. So barifashisha rero uburyo butandukanye, jewe icyo navugaga kirangiriye aha. Barifashisha uburyo butandukanye, baraca umurongo utambitse, hanyuma buri wese yifashisha uburyo bwe yateguye kutwereka uko akosora iryo hurizo, akorere munsi y'uwo murongo. Queen uraca umurongo utangiriye gukorera munsi y'uwo murongo. Ibyaba byiza rero twabanza tukareba uburyo Queen akoramo, hama Stella akaba yicaye kuri aka gatebe agategereza Queen yasoza, yarangiza nawe agatangira. First of all, ndabanza nandike formula. Yes. Ni quantity 1. Okay. Ni quantity 1 gukuba igiciro cya nyine cya quantity 1. Guteranya quantity 2 times price 2. Ibi ngibi irangana na quantity of mixture times price of mixture. Ano kwa quantity 1 ni 20 kg, ubwo ni 20 times iyi 20 cost yayo ni 450, ubwo ni gukuba 450 teranya ko quantity tutayifite gatuyihereze x times amafaranga ya quantity 2 ni 350. Ibi birangana quantity of mixture ingana na quantity 1 price quantity 2. Kandi quantity 1 twabonye kari yego. Uragerageza uvuge cyane kugira ngo abubwira bakumve. Yes. Price koko quantity 2 tutayifite none turashyiraho x. Yego. Times price of mixture twabadaika ari 400. Yego. Ibi ngibi tubikubye turabona 9,000 guteranya 9,000. Babwira uburyo bworoshye wakoresheje ukuba. Nafashe this times this mbona 9,000. Wafashe kabiri, it's fine. Wafashe kabiri ukuba 45, ubona 90, winforminga amazera 2 yasigaye. Urakoze, komeza. Guteranya x times 350 turabona 350 x. Hari harakoresha uburyo bwa algebra, ibi biranga bwa equation. Aho ngaho urakuba ukoresheje ubuhe buryo? Turafata 400 times 20. So iyo yitwa distributive property of addition. Ego. Price. Ingi gukuba and multiplication. Come on. Ubwo ni 400 x. So solving equation rero gire vuba. Turazana iyi 350 x anga. Unknown zijya ku ruhande rwazo basobanurire neza. Unknown tutazishyira muri uru ruhande, hanyuma ibizwi tubishyire kuri uru nguru. Ubwo tuzana iyi ngiyi ni hindura position irahita iba negative.
yego koko iyi ngiyi izwi turashyira kuri uru ruhande turaza gufata koko iyi ngiyi ive muri side ari positive rero ihinduka negative. hanyuma 350 x minus 400 x birangana na negative 50. negative 50 x. Ushobora kubamenyesha rero ko imibare igira ibice bingahe? Bibiri. Integers gira igice cya negative na positive. Ntibatungurwe rero no kubona dufite umubare utangizwa na kuramo. Yego. Hanyuma turafata 8,000 gukuramo 9,000 biraba negative igihumbi. Yego, negative 1000. It's fine. Come on. Aho hose tugiye kugabanyaho 50. Kuramo 50 kugira ngo tubone agaciro k'iki? Ka x. Ka wa mubare tubazwa kandi tutazi. Ngaho gira vuba turebe uburyo ducunguza uburyo umwete. Yego. 50 ijana tugabanyije 50 igihumbi tugabanyije 50 tubona 20. Yego, andika. Ubwo x irangana na 20. N'ibiro bingahe? N'ibiro 20. Yego, those are kilograms. It's fine. So hanyuma white made flour is quantity easy. Aha, ari haradusobanurira ko rero uyu mucuruzi ibiro by'ifu y'umweru yavanze n'ibiro by'ifu y'umuhondo nabyo ari ibiro 20. Buriya turabaza ababyeyi nabo, buriya uyu mucuruzi yari afite imvange y'ibiro bingahe byose hamwe? Aha, is it profit? Aha, aratubwira ati rero ugereranyije n'igiciro cy'imvange ugurishije ifu ya pate jaune yonyine wahomba amafaranga, kuko iyo uyigurisha ari yonyine niho wari kugurisha ikiro ku mafaranga menshi. Rero agiye kutwereka igihombo wahomba ugurishije buri kiro mu mvange. Yego, ni amafaranga angahe buriya ariya? 50. Aha, yego. Atubwiye ko wahomba amafaranga 50. Hanyuma muri rusange kubera ko twari dufite ibiro 20, agiye kutwereka n'amafaranga wahomba yose hamwe. Ariya nayo wahomba kuri buri kiro uramutse bakigurishirije mu mvange. Yego, atweretse rero ko bitangwa n'igikubo cy'ibiro byose ndetse n'amafaranga ahomba kuri buri kiro. Sanze arangahe? 1000. Fine. Ni iki? Ni amafaranga, ni ibishyimbo, ni iki? It's fine. Okay, come on. Stella nanone agiye kutwereka ko dufite amakuru ko ikiro cy'ifu y'umweru cyo kiragura 350. Umucuruzi nayigurishiriza mu mvange buriya byo hari inyungu bizamushyiriraho, nibyo agiye kutwereka. Atweretse rero ko bishobora gushyiraho akanyungu nako tukarebe. Yego. Aha. Akanyungu arakerekwa n'amafaranga agurishwa ikiro kimwe cy'imvange ukuyemo amafaranga. Yego, ntago cyakora umubare w'ibiro azagurisha by'ifu y'umweru turawumenya nubwo Queen yawutweretse. Yego, niwo agiye kudushakira. Yego. Aha, wait. It's fine. Of white maize flour. It's fine. Put there F and you continue. F dot and you inform equal. Yes, it's fine. Twereke rero umubare urawubona ute? Turafata. Aha, ngiye gufata ya mafaranga. Twahombye. Yegereze mikoro. Turafata amafaranga igihumbi yahombye muri rusange. Yego.
tugabanyeho yego ngaho gira vuba yego yego atweretse ko igisubizo nanone ari ibiro bingahe aha hariho pa kilogaramu urakoze cyane ari ibiro 20 nanone Stella twamukomera amashyi kuko nawe ageze ku gisubizo kiri cyo mu by'ukuri ibi byatuma ubucuruzi bwihuta kubera ko umucuruzi yabikoresha nk'uburyo bwo kwamamaza akabwira abamugurira ko we hatariho agurisha ifu ya pate jaune gusa ahubwo abafitiye imvange ducunguje uburyo umwete rero orugagiye kutwereka uburyo ashobora gushaka ijanisha ry'amafaranga yungutse mu gihe yacuruje francs and sold it at 210,000. Mu by'ukuri nanone turagaruka ku babyeyi umuntu aramutse yaranguye televiziyo ku 150 akayigurisha ku 210 yaba yungutse cyangwa yaba yahombye? Aha yaba yungutse rero cyakora buriya n'amafaranga yaba yungutse tuyababajije mwayatubwira kubera ko biroroshye kuyashaka ariko sinzi niba ijanisha waba wungutseho byakoroha kurireba nibyo abangaba birirwaga biga barajya babafasha rimwe na rimwe kugira ngo babereke ijanisha ry'amafaranga yungutswe hanyuma rero oruga urabazwa to calculate the percentage profit of that trader after selling the TV. Come on. Turabanda dushake profit. Yego. Vuge cyane. Profit ingana na selling price. Yego. Cost price. Fine. Atubwiye ko kugira ngo ubone inyungu ufata amafaranga wagurishijeho igicuruzwa hanyuma ukayakuramo ayo wakiranguye kugira ngo ubone yiyongereye kuri wari washoye. Yego sanza rangahe? Sanza rangahe oruga? Yegereze mikoro uvuge cyane. 60,000. 60,000. Welcome. Then show us the percentage profit then. To find the percentage profit. Yes. Is profit of cost price times 100. Profit times cost price times 100. That is how you are going to find the percentage profit. Profit. Yeah, come on then. Calculate, substitute and calculate. Wereka ababyeyi n'abayobozi b'ishuri ijanisha ry'urwunguko rwawe. Yego. Over cost price. You need to be fast. You are missing a 0. It's fine. And F. Good. Times 100%. 100%. Come on then. You simplify zeros by zeros. Come on. Yegereze mikoro tukumve. Simplify 0 by 0. Yes, come on. Then 15. Come on. By 60. Then there you get what? 4. It's fine. Then down there you get what? The answer is equal to... What do you get on 15? If you divide 15 by 15. Siwa? Usanze rero urwunguko arangahe kwijana? Ishyiraho mikoro ku muntu tubwire cyane. 40 kwijana. Uyu mucuruzi yendaga kunguka duhure ni mumukomera amashyi acuruza neza. So dufite rero twari dufite ibibazo byinshi ariko ntekereza ko bijyanye n'aho amasaha ageze abandi bagomba gukora demonstration bihangana ndatekereza yenda ababyeyi bari ko babyumva buriya ntitwaciraho. Yego kubera amasaha ukaduhamagarira uwo watambaye Stella ukamuhereza impano yawe.
uze guhita umuha impano mwana ningerwa. Ambara ingofero yawe Oruga. It's okay. Aba bavuye i Kigali mo gake. Ndamukunda. Ora kwiyicarira Oruga, urakoze baguha amashyi. Stella nawe ifotoreze kuri iyo mpano baguhaye, uyishimire, hanyuma ukore icyo nkubwiye. Natomboye Oruga. Oruga. Yatomboye Oruga, ntibibatungure, ntago turi umubare mwinshi. Yego, birashoboka cyane ibyo ngibyo. Yego, Oruga ushobora Yego, abari ibanga ntago bari babizi ko batomboranye mbere. Yego, ushobora mujye munyuzamo munahoberane, mwishime. Hug your friend, you hug each other and then ko yamaze kwifotoza. Sabrina irakoze. Nawe n'umunyeshuri wacu agiye guhamagara uwo yatoye. Hanyuma amugezeho impano twihute. Natoye Queen Elizabeth. Yatoye Queen Elizabeth. Tumufitiye akazina keza ntavugiye hano aze twabonye nta zina ry'ikinyarwanda afite, tumwita irindi zina araza kuritangariza abo bireba. It's okay. So you may smile just, bangira ngo museke ifoto imere neza. Watomboye Sabrina? Yes. How difficult is our game to resolve? It's fine. It's fine. At the end of the day, turaza gusanga twese twaratomboranye. Mujyana mutoba. Okay. Sabrina, urumwana mwiza ndagukunda. Pe nitujyane secondary zakumbura. It's fine. Welcome. Teta, you have to take a photo. Yego. It's fine. Yego. It's okay. It's fine. Then call. To whom are you going to present this one? Natomboye teacher. Watomboye teacher. Fine. Yego. Thank you very much for this. Amani, ushobora kuza nawe imbere ukagaragara. Yego. Amani ni umusore dufite mu ishuri rwose. Tegurira impano. It's fine. Ukomeze rero. Amani nawe ahamagara uwo yatoye. Watoye Teta. Amani Raphael. It's fine. Ntekereza rero ko gahunda yacu yo guhana impano iri kugera ku musozo. Teta, you need to work with time please. Get your gift. It's okay. Mwifotoze dukomeze. It's fine. Okay. Uyu mwanya wacu twari dufiteho gukina kakawete tukayideklarara. Tuyongereho umwanya wo gutanga impano. Ababyeyi baje bitwaje. Merci mami. Merci mama. Merci. Byamurenze. Yego, murakoze cyane mubyeyi. Aba nibo banyakigali nyirizina. Yego. Yes. Station shushu. Yego. Diane, say thank you. Bright. Gira ngo niwe muyobozi wa top class. Bright, say thank you. Lunch. Say thank you. It's fine. Wow. Well, it's fine. Impano muyishimire rwose. Yego. Umukobwa wacu umunyabirori cyane. Wow. It's fine. Well, it's fine. Good. Very wonderful. Yego. Mami, ushobora kugira ijambo bwira. Umukobwa mwiza warakurikiye neza amasomo yawe. Yego. Wabaye inkumi cyane. Yego. Kwabaye umwana. Wow. Yego, Liora, please, Liora, bwira mama wawe nawe ko umukunda ariko dore yakugeneye impano nziza cyane. Say thank you. Okay.
Okay, wow, it's fine. Hari undi ukeneye Briano, wow, umuhungu mwiza cyane. Uyu nguyu ni umuhatari ko mumureba. Uyu nawe yateye intambwe ajya mu wa mbere. Briva, it's fine. Briva, wow, your brother. Yeah. Ton grand frère wawe arahari. Grand frère wawe arahari kugenera impano kuri uyu munsi. Banza uyifate uyimuhe. Briano, fata impano hanyuma na Brivayera afateho. Ngaho mubwira amagambo meza. Shotem. Wow, it's fine. Well, wow, it's okay. Now, n'abavandimwe ashaka kumubwira. N'abavandimwe bakundana hanyuma. C'est beaucoup. Brivayera nawe aramubwiye ngo aramukunda. Bazakomeze mukunda. Stella. P6 candidate River. It's okay. Mushimire umuvandimwe we bamuzirikanye kuri uyu munsi. Yego. Stella umukobwa wavuye mu munyamibare mwiza. Till today. Yego, it's fine. Bizamugirira akamaro ndabizi. It's fine. Then we are n'ababyeyi dukoma amashyi twishime. Well, it's fine. Okay. Now, thank you very much. Well, it's fine. Yeah, it's okay. We are very proud of you. Turagukunda ukomereza. Iri ni ijambo ryiza. Nabizi Queen azarigenderaho muri segonderi agende akore ibitangaza. Twizeye ko uko bagiye kujya mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye, obviously ntago tubishidikanyaho. Mu kwa 9 turahurira nabo kuri Erika, bahetse ibikapu bafite mare, tubajyanye mu ntara zitandukanye bagiye kwiga. Something busting. Wow, right. Wow, all right. Wow, right. nyuma y'ibyo twaganiriye n'ababyeyi. Ababyeyi murabizi ko n'abari bamwe mu bantu bagaragaza amarangamutima, iyo yishimye n'iyo ababaye arabivuga. Mubanze mwumve aya majwi y'aba babyeyi n'amashusho yabo, umunezero bafite nuko bishimira Doctrina, ikigo kirera abana babo kandi mu buryo bufatitse. Murakoze. Nitwa Juliet Mushayija, nkabandi mukuru wa Stella. Nkaba nishimiye uyu munsi we ndetse na bagenzi be. Mu by'ukuri ni by'igiciro cyinshi kubona umwana atangira kwiga akiri mutoya, umuntu amuherekeza akaba ageze aya masaha arangije primary. Turabyishimiye cyane, ni achievement ikomeye mu buzima tugomba kwishimira. Yego. Reka mutubwire umusanzu nyirizina wa kino kigo, aho mubona ikigo cyashyizemo imbaraga mukaba mwarabyishimiye kuba bigeze no ku rwego yambariye ikanzu, mwabyakiriye muti? Umusanzu w'iki kigo umusanzu ukomeye kuko baramudufashije nyine, baramurera, baramwigisha, bamwigisha indangagaciro, bamwigisha n'amasomo. Mu by'ukuri kubarangije primaire
turabashimira iki kigo ko baramufashije cyane mu masomo yose, cyane cyane teacher we Jedeo ni umuntu dushimira cyane yagiye amufasha akaduhamagara akatubwira uko bimeze aho bitagenda tukabafasha, mbese twafatikanyaga mu buryo bushoboka. Tubashimira ko ari ikigo cyegera ababyeyi tukaganira tukumva aho bipfira nuko tukabikosora. Yego. Okay, byiza cyane. No kuvuga ngo ubuzima arabuhinduye, kandi hari ubwo bijya bigorana ngo amazi y'ahandi akagora umuntu. Uramusaba iki kugira ngo iyi ntambwe yateye ayikomeze? Iyi ntambwe ateye icyo asabwa mu by'ukuri nk'abantu b'abakristo twemera Imana no gusenga no kubageza angana amasengesho ni Imana. Icyo tumusaba no gushyiramo courage agakomeza kwiga cyane nkuko tubimuziho ari umukurageze agakomerezaho, kandi tubizi ko imbere ari heza. Yego. Okay, byiza cyane. Yemuhe mikoro. Uyu we arihinduye ariko ari mu bana nabo bakoze graduation hano kuri Doctrina Vitae. Wamaze kwihindura? Why? Nyine the party is over, tugiye gutaha. Okay. Umeze neza. Tubwire indangagaciro ukuye kuri kino kigo ndetse nuko uzaziserukana ku kindi kigo uzajya gukomerezaho amasomo yawe. Okay. Kubaha no kuba focused ku kintu ushaka kugeraho. Ibyo bintu. No, not only too. Hari n'ibindi byinshi gusa nyene. Yego. Izi by'ingenzi nibyo ngibyo. Kubaha no kuba focused ku kintu ushaka kugikaho. Okay. Ninde uzakumbura mu bayobozi b'ikigo bagufashije bakaguha ubumenyi? Uyu munsi ukaba wakoze graduation kandi wabonye ko n'ababyeyi usibye n'abawe n'abatarabawe bari bishimiye. Nabaye bayobozi uzakumburamo hano? Ni bose ko bose baritanga. N'abantu beza. Yego, byiza cyane. Tugushimire natwe tukwifurize urugendo ruhire. Ariko bazakunyuzura warubizi? Uzabyitwaramo gute? Nije nzabatangira kubanyuzura before ko banyuzura. Okay. Sava, urakoze turagushimiye kandi bonne chance. Merci namwe ndabashimiye. Turishimye cyane, ngewe ku giti cyanjye byanshimishije. Yego. Ndumva nishimye cyane, ndashimira ikigo, ndashimira abarezi bose ko bateguye uyu munsi. Biba ari byiza nyine guserebra umunsi umwana arangije icyiciro kimwe nubwo yaba ari primaire, biba bikenewe. Turishimye cyane. Aha, byiza cyane. Nawe arishimye ndabibona, ariko tuhe tumuretse gatoya. Ahubwo reka turebe. Tujya tubona abantu benshi bahindagura abana ngo hariya ngo bigisha gutya ngo harango uko igihembwe kirangiye bagahindura, igihembwe cyarangira bagahindura. Kubera ikimwe mutahinduye? Ese ni ubuhanga mwabonanye kino kigo cyangwa hari indi mpamvu umwihariko wanyu? Ego, twabonanye iki kigo gifite ubuhanga kuko niyo twabaga turi kumukoresha nk'umukoro cyangwa iyindi myitozo babahaye, twagendaga tubona ko hari ikiyongera ku bumenyi ahabwa. Rero ikindi guhindagura umwana ntabwo ari ibintu byiza, kuko bishobora kumusubiza inyuma ugasanga wenda asubiye inyuma bijyanyije n'umwaka yagakwiriye kuba arimo. Ariko twebwe uko yagendaga ava muri P4 P3 P4 P2 gutyo twabonaga hari impinduka, tukabona hari ubumenyi yongeraho, bituma dufata umwanzuro wo kumurika agaguma hano. Yego. Urugendo rurakomeje kandi murabizi ko hari ubwo agera muri secondaire ibintu bigahinduka. Rimwe na rimwe bakabahamagara kesha ati bose uyu mwana yatunaniye. Ese muzabigenza mute iyo ka iramutse ibayeho, cyangwa umwana wanyu muramwizeye cyane? Umwana turamwizeye, urumva utangira kubona ingeso nk'izo wenda akiri muto, twabimubonanye, ariko turamwizeye gusa ntabwo twaterera aho ngaho. Uko azajya ataha, uko tuzajya tujya kumusura, tugumye tumwibutse ko agomba kugendera muri no murongo. Wow. Turabashimiye. Yego, mu byishimo byinshi nkuko mwamaze kubibona muri Doctrina Vitae, ababyeyi baba bishimye ndetse bakazana n'impano abana bakunze gukunda cyane. Uyu mubyeyi n'umwe nawe waje gufelicita umwana we, tumwakire abanze yabibwire ibintu bigende neza. Murakoze, nitwa Ganishuri Gracia. Nkaba mfite umwana hano mu ishuri yitwa Doctrina Vitae. Yego. Iyo ugiye gufata icyemezo cyo gutanga impano no kuba waranyuzwe, ubanza ikigo cyarakoze akazi kigomba gukora. Yego. Rwose ikigo twaragishimiye cyane
gifite kwigisha kunyuranya n'abandi cyane. Ikintu twagishimiye cyane ni ukuntu babanza abana bakabigisha igifaransa. Yego. Ni metode nziza cyane yafasha umwana kuziyadabuta mu ishuri rindi yajyamo. Kuko akenshi umwana abanje igifaransa, icyongereza ntabwo kimukomerera. Icyo kintu kiri mu bintu byinshi byiza bakoze byadushimishije. Twabonye abana ba hano ari intyoza, ariko reka muduhe ishusho gato mumuzana hano yari ameze gute, byagiye bihinduka gute? Tumuzana hano yari timide, atazi no kuvuga neza. Yari umwana utazi igifaransa na gikeya, ariko byagiye bidushimisha kuko wabonaga yuko agenda agira ubumenyi, amenya kwiyambika, kwiyoza. Rero biduha icyizere cy'uko iyi baze yavanye muri maternelle izamufasha kwiga neza primaire ndetse na secondaire, akazaba intangarugero, akazaba umuhanga. Yego. Aha, nanone duhe ishusho gato, ujya ubona abandi babyeyi wenda muturanye batarerera muri kino kigo, wenda utabishongoyeho, ariko duhe ishusho y'umwana wawe n'abandi ujya ubona biga ku bindi bigo. Nibyo, ntabwo ari ukwishongora, nta nubwo ari ukwirata, ariko iki kigo gifite byinshi kirusha ibindi bigo, gifite byinshi kirusha abandi bana, kuko abandi bana hari ibigo duturanye. Icya mbere, ntago ikirimi cy'igifaransa ntago bakizi cyane. Ikindi kandi ubona abana baha bari sharp cyane, bagira umurava wo kujya ku ishuri, ku buryo usanga abarimu barabateyemo kwiga umurava wo kujya ku ishuri. Mu gitondo akazinduka kumva yuko agomba kujya ku ishuri, ndetse yaba yanarwaye akagira ishyaka ryo kuza ku ishuri. Rero kubakundisha icyo kintu cy'ishuri nacyo narakibashimiye cyane. Bivuze ngo ubaye nk'urangiye ababyeyi ati umwaka utaha. Karibu cyane muri ishuri. Nziza cyane kandi rera neza. Murakoze, turabashimiye. Muryoherwe n'iminsi mikuru y'abana. Niba ari nk'iminsi mikuru ko baba bagiye kurya neza no gusinzira. Sava, merci. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo umudiho uva mu itako. Ibyo ari byo byose aba bana muri kureba bafite inkomoko cyangwa se bafite aho bakomora ibyo muri kureba. Twakire uyu mugabo Rutebeza Bigembe, urugero rw'ingabo nziza rutinywa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi, igituza cy'umunihira. Muzi ko nkunda gukoresha umuco iyo ntaka umuntu, ariko burya iyo wihesheje agaciro n'umuntu wese arakaguha. Abanze abibwire, yewe anababwire n'icyo akora muri kino kigo. Yego, ndabashimiye cyane. Nitwa Komeza Usenge Jedeo. Mbere y'izina ryanjye ubundi habanzaho mwarimu. Nicyo cyiza mbere ya byose, kuko ndabimerita rwose. Ndifitiye legitimate power, mbifitiye ubwo bushobozi bwo kuba narabyize mu mashuri yisumbuye, advanced level ndetse na kaminuza. Uyu munsi rero ndi umwarimu umurezi muri Doctrina Vitae, bisobanuye ubundi urugo rw'ubuzima kabisa. Yego. Aha rero nkaba mpagarariye imigendekere myiza y'amasomo muri primaire. N'ubundi ndi umuyobozi uhagarariye primaire, kuko nk'uko umuyobozi w'ishuri aza kubivuga, harimo ni college, harimo maternelle, harimo primaire, harimo na secondaire, ndetse hazajya na kaminuza. Aha rero icyiciro cya maternelle na primaire nshinzwe gukurikirana imyigire yacyo, ndi umuyobozi wacyo. Hama nkanigisha, nk'uko navuze nyine ndi mwarimu, nigisha amasomo muri primaire yo hejuru, apa primary. Nigisha amasomo ya science, social sciences, nkanigisha science and elementary technology, nkigisha n'imibare. Nk'uko mwabibonye cyangwa muza kubibona, hari abanyeshuri bagaragazaga ubushobozi bakuye mu cyiciro cy'amashuri abanza basoje. Hari n'ibindi rero batabashije kugaragaza ariko bashoboye. Tugraduatinga, umwana graduatinga afite ubushobozi bwose bukwiye, ugendeye kuri competence based curriculum.
tuba twizeye ko afite knowledge kandi ashobora no applyinga this knowledge, ashobora no gushyira mu bikorwa ubu bumenyi, afite ubumenyi ashobora no gushyira mu bikorwa. So gira ngo nkuko mwari mumbwiye ngo mvuge amazina yanjye, mvuge n'icyo nkora muri rusange n'ibyo. Byiza cyane. Umuntu akibona umwana wambaye ikanzu twavuga ko uriya bari nk'urumuri cyangwa se abari nk'umugeni, umuntu wese aramwitegereza akavuga ngo uriya mugeni akomotse he. Bwa mbere wamaze kuhavuga ndetse tuze no gusobanurira abadukurikiye aho kino kigo giherereye, ariko reka tubanze turebe aba bana barangije umwaka wa 6 w'amashuri abanza. Duha ishusho yuko byari bimeze kugira ngo nuwo twakumbuza uru rugo rwanyu nkuko warwise, nawe avuga ati oh nanjye mbonye aho nshobora kwerekeza ikibondo cyanjye. Yego, anyway uko byari bimeze rero byatangiye binjiye nyine mu mwaka wa 6, bari bateguye neza kuva mu myaka yo hasi banza, bari bateguye rwose kuko ababibona babona ko na maternelle yacu graduating ishoboye, bafite basic skills, numeracy na literacy, bashobora kubara ndetse bakanateranya. Rero bihita bigaragaza uko mu wa 6 byari bimeze, binjiyemo rwose bateguye ku buryo bitari bigoye nyine kubategurira ikizamini cya leta, ngira ngo nicyo twavuga turasa ku ntego rwose. To be honest, bavaga mu kizamini muri gahunda nziza dufite yo gukora synthèse y'ibyabaye ku munsi, bakaza tukaganira, bakambwira ko byari byoroshye muri rusange, ntago ngira ngo ikizamini cya leta cyabagoye. Niyo mpamvu twizeye ko muri secondaire aho bazakomeza kubahiga, ngira ngo kugira ngo hazaboneke abana babahiga bizagorana. Nibaramuka bagiye ku mashuri atandukanye nibo bazajya baba ari abambere ku bigo bazajyaho, turabyizeye. Yego, hanyuma rero mwari muvuze mutaho ishuri riherereye. Iri shuri ryacu rya DOCTRINA VITAE riherereye mu murenge wa Ndera, ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Umuntu ari kuri 15 afata umuhanda ugiye nko ku bitaro Indera, ariko agahita devia mu kuboko kwe kw'iburyo mu gahanda ka mbere ageraho nyine akadevia, ni metero 200 rwose uvuye kuri aho ku muhanda wa kaburimbo uza ku ishuri ryacu. Ntago bigoye kuhagera, batugane rwose tubahera abana babo ubumenyi budafite ico. Yego, ngayo nguko rero mwabyumvise inshuti zacu zakadasohoka ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Twabagendereye aho twaganye, mwamaze kuhumva. Yewe nimba wifuza kurerera muri kino kigo rwose, ntabwo ijisho ryacu tujya tugerekeza ahadashoboka. Nimero zabo ngizo muri urwo rubuga, nuhamagara barakwitaba, wowe bikora uko ubishaka, hanyuma uvugane nabo ibirenze ibyo tuvuganye. Mbashimire, nitwa Emmanuel Kanani. Ibiganiro byacu nakagaruka, tubifuriza amahoro y'Imana n'ibyo mukora byose bitere imbere.